Hey hey my people, bimeze bite? Umuhungu wanyu Left Handa ugarutse. Noneho nje kukwereka uburyo wabika ibintu kuri mail yawe nyine. Abantu benshi barabimbajije ndavuga ati nanjye reka nze mbishake mbizane mbibahe abantu banjye. Yego. Hari uburyo bwinshi noneho sasa wabika ibintu kuri mail yawe. Hari gukoresha application bita Google Photo. Google Photo ni application nyine wabika amafoto yawe ariko akaba ameze nk'ari kuri email nyine, akaba ntaho yajya. No gukoresha Google Drive. Kanze nkwereke noneho application ukoresha. Application bayita Google Drive. Iyo niyo nziza nyine. Dore ngiyo Google Drive. Iriya ugomba kuba ariyo ufite kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose, yaba document yaba iki, akantu kose ushaka kubika kuri email nyine, n'akayi kose yakabika. Abantu mutayifite sasa noneho ujya kuri Play Store downloading, urandikamo Google Drive bisanzwe. Dore ngiyi hano. Iyi Google Drive iyo ngiyo akabira panira ya mbere, iyo ya kabiri nzinzeho utuzeru. Ubundi uhita uyinstallinga, numara kuyinstallinga uhita uza ukurikiza ibyo ngiye kubereka. Wowe uyifite muri phone nyine cyangwa wamaze kuyidownloadinga yageramo, urahita uyifungura bisanzwe. Tegereze mu gihe itarafunguka, mukora subscribe batarayikora. Nurangiza urahita uza uhitemo email nyine ukoresha. Mail tuvuge ko email wamaze kuyihitamo, niba ari imwe irimo ubwo nta kintu uri gukandaho nyine, ubwo email ni iyo ngiyo. Noneho ukuntu ubikaho ikintu sasa noneho, uhita utakanda no ku kamenyetso ko guteranya bisanzwe. Nurangiza uhita uza, ahita haza bino bintu, ubundi uhita ukanda ahantu handitse ngo upload. Upload uhakande. Hahita haza amafoto, ubundi uhita uhitamo iyo ushaka. Niba ari amafoto ni urugero, tuvuge ngo twe duhisemo iyi ngiyi. Urabona ko bahise batubwira ngo ifoto ya mbere irimo iri uploading. Dore ngiyi hano baratubwira ngo ifoto imwe irimo iri uploading nyine. Yego. Nurangiza urabibona nyine ko irimo iri uploading nyine hariya yibika kuri email. Kwi-uploading ndimo ndavuga kwibika kuri email. Noneho hari igihe aba atari email ari nka audio cyangwa ari iki, urahita ugaruka nanone kuri ka kantu ko guteranya, ukande hano handitse ngo upload. Nanone wongere ukande hano handitse upload. Urangiza tuvuge niba uri muri image, ahita hazamo ama image. Twe noneho turayishakira iki? Turashaka ikindi kintu kitari image. Uhita ukanda kuri turiya turongo dutatu nyine. Hano urahita ukanda kuri tuno turongo dutatu ngiye kukwereka. Tuno urahita udukandaho. Uhita uza ahantu handitse wenda icyo ushaka, tuvuge ni wenda ni urugero urashaka document. Urabona ko hari ibintu byinshi, hari za audio, hari iki byose, turihitiramo document. Document yacu uhita usangamo ibyumba, download n'ibindi byumba wenda wowe ntazi nyine ufite, bitewe n'ayo document yawe iri. Kandi haku download yacu twebwe, uzihitemo document ushaka nyine, gatwihitiremo iya mbere, iyi PDF ya mbere. Ubundi urabona ko nayo irimo iri uploading. Dutegereze gatoya, iyo ufiteho data nyine, iyo wafunguye mega birimo biribikaho nta kibazo. Urategereza. Nturabona ko ya foto ya mbere twanashyizeho yanarangiye, uploaded, yamaze kugera kuri email nyine. Ubungubu reka turebe, tegereza gatoya. Urabona ko ari ngaya nyine, yari atari yarangira hano ya foto, ariko ubungubu
igiye guhita irangira, urahita ubibona hano, dore ngiyi ya foto hano, ngaba urabona ko byarangiye, byabaye neza, byagezemo, ubu biba byibitseho nta hantu byajya, niyo ujugunye telefone ukagura indi ugashyiramo imeri, bino bintu ubisangaho kuri ino imeri, ibintu byose wabitseho nyine, niyo wakwimurira imeri mu yindi telefone, ibintu n'ubundi bigumaho hano kuri ino imeri, aho wayishyira hose mu mashini hose ubisangamo, icyo nagusaba kora subscribe, abashaka VPN, abashaka byose mundebe ndabibaha, turi kumwe, ciao.